Shino gacha gashino kanyo ko gatumbura nero. Ova muhima gasundi kanyo. Ntabwo ari umunyamakuru. Umuntu umeze nk'agasuku. Ntabwo ari umunyamakuru. Ariko ibyo akora rubanda rubikonsoma. Uzi icyo bakiza ni hasohoke polisi ituma tumuterura tukamukura aho yibwira ko ari ikigenge tukamutereka hano. Umunyamakuru ni amahitamo nk'uko ushobora no kujya ku mbuga nkoranyambaga. Shino gacha gashino kanyo ko gatumbura nero. Ova muhima gasundi kanyo. Ova muhima gasundi kanyo. Muhima gituba cyanyo. Gace nyoko rugongo n'umunanirwa umuco mushino. Ariko ni hasi na polisi ifata n'abari abandi bazanye. Rega nubwo aba bantu banze urugero kuri uyu mugabo Gasuku kubera ko ari abantu bakora comment ari benshi inzego zose abantu bose bakavuga. Ariko uriya muntu si umunyamakuru. Ariko ibyo atanga abaturage babikonsoma nk'amakuru. Shino gacha gashino kanyo ko gatumbura nero. Ova muhima gasundi kanyo. Ova muhima gasundi kanyo. Muhima gituba cyanyo. Okay, ndarakubwiye ngo banga after banga anaza banga iracyari MJ Line challenge nk'ibisanzwe nkuko nababwiye ngomba kubereza ibintu bishyashya bigiye bitandukanye ariko nagira ngo tubanze tuvuge kuri uyu mugabo Gasuku wa mipango cyangwa se ngo umwami w'abagore. Uyu mugabo akomeje kuyagaza imbuga nkoranyambaga ateranya abantu ndetse avuga ku bantu nubwo rimwe agaruka akavuga ku bagambanyi b'igihugu akababwira nabi ndetse akaba yabasha kubirukana akaba yabahashya bakareka kugenda ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko uyu mugabo Gasuku wa mipango akomeje kunyereza imbuga nkoranyambaga social media zigiye zitandukanye dore ko aba bagabo ari bo bagaruka bakavuga uti industry yabaye umwanda ya social media kandi ari bo bameze kuyigira umwanda. Ngayo nguko Scovia we arivugiye Gasuku ntago yagakwiye kuba umunyamakuru ariko benshi cyane nubwo bamufata nk'umunyamakuru bakomeza kureba ibintu bye nk'umunyamakuru kandi Gasuku mu by'ukuri ireba ibiganiro akora cyangwa se ibintu akora muri rusange cyangwa se kuri social media zigiye zitandukanye ntabwo uyu yakabaye umunyamakuru Gasuku. Ndagira ngo ubanze humve amagambo amwe yakomeje kuvuga cyangwa se yakomeje kugaruka uyu Gasuku wa mipango kuri social media zigiye zitandukanye kandi ni nayo magambo akunda kuvuga. Nurangiza ugira ikintu uvuga kuri Gasuku cyangwa se uburyo umubonamo kuri social media zigiye zitandukanye. Abantu mwarabibonye umutinganyi Jihadi yanyenjeho sibwari n'ubwa mbere kunyenzaho araza n'utuboro mudukuru cameraman mudukure munabereke ko umuti urimo uragenda ukora n'abantu mwese mwagiye mumbwira ngo Jesco wa mipango utugira ngo tukurangire umuti n'ibiki byose umuti urimo uragenda ukora. Ntago nanjye nawe mfite utuboro nk'utu ngo numve nicaye nyine ntarimo ndagira gute ntarimo ndadushakira umuti. So witwa umutinganyi Jihadi yaraje atangira iyo campaign yo kwibutsa abantu ko mfite uburwayi ngo buri mu ijosi ntiteye ariko nanjye hari byo nibukaga ibintu bimwe na bimwe najyaga numva n'abantu ariko nanone kandi nanjye nkabona nta hantu Jihadi yigeze abivuga nanjye ndaza ndamubaza nise kuki wowe utagiza ngo bibwira abantu ariko ibyo bintu ko bahora babivuga ugahora bisimbuka kuki utagiza ngo bibwira abantu. Ni nka kwa ukuntu nshobora kubyuka mu gitondo nkababwira inkuru z'abandi nkazizenguruka nkazitandukanya nkatwika ariko wenda nanjye nkibagirwa ko wenda mu rugo bitameze gutya na gutya ugasanga nanjye umuntu urimo urajya gutanga inama kuri no mihanda n'ibiki byose. Buriya nta kintu cya mbere cyantunguye cyane ndetse cyanambabaje nko kubona Jihadi wirirwa atanga amanama kuri izi mbuga nkoranyambaga agenda yigira umuntu ngo wakarakajya he atanasiramuye sha. Ibaze yaza kuba ari nka video y'undi muntu cyaguyeho sha ibyo cyari kuyikorera sha. Ngenza kuba nka Jihadi ubusa bwanjye bukajya hanze simbabeshye umva mbabwiza ukuri narababwiye ngo kereka ari nka kwa kuri ukuntu wenda umuntu avuye koga cyangwa se ndiri muri akaraba bakagufata video uko you never know birani par accident ibintu nyine ubutazi ukajya kubura ukabona nyine wisanze hanze gutyo aho ngaho sava umuntu ashobora no kuba wana tolera ukavuga uti wenda bino bintu reka mbigomemo ariko sha ukabyuka mu gitondo
ukifata hari n'abantu batajya bamwarasha, ari abantu batajya bamwara. Ubundi reka mbabwize ukuri, kuva na kera mu gihe cya Bibiliya, ubwo yandikwaga mu gihe cya Sodoma na Gomora, ngira ngo murabizi ibyakorerwaga abatinganyi. Ariko turi mu gihugu cyiza cy'amahoro, igihugu buri munyarwanda wese afite ubwisanzure bwo kwikora ibyo ashaka, umunyarwanda wese afite ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ashaka, kugeza ubwo igihe tinganye nka Jihad nage. Ngaye nguko amagambo Gasuku akomeje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibi ntabwo ari bishyashya. Ndagira ngo ubanze humve ano magambo yabwiye uwo bita Jihad. Nyirango Jihad muramuzi nawe, ubu ngubu asigaye ari umunyamakuru wikorera umeze kuzamuka ku rwego ruri hejuru. Ariko uwo bita Gasuku yavuze uti wowe Jihad uri umutinganyi na mama wawe, yewe ubu ngubu ari mu buzima bubi, na nubwo wakagombye kuba utuma mama we ari mu buzima bubi. Reka twumve amagambo amwe yakomeje kugaruka abwira Jihad, niturangiza twumve amwe mu magambo Gasuku ari gutuma abantu bavuga uti Gasuku nagakwiye kuba umunyamakuru. Ntabwo ari story dushaka gukomeza kubyumva, ari abandi bantu babitubwira, ndetse no tubwira n'ahantu nyoka rwariye. Dukeneye kuhamenya, tumusure, tumufashe. Wowe urimo uranga ko bafasha Jackie, ariko twe turashaka gufasha nyoko noneho. Coco ngo sempesere. Imyenda ntiwahohotewe wenda cyangwa se ngo bagufate ku ngufu bayikwambure ku gahato. Oya, ni wowe ku giti cyawe wafashe imyenda ukayikuriramo ugatangira gufata agatsina kawe. Abantu bajyaga banavuga ngo Jesu Kristo mipango ngo ninjye ugira gato, ariko uyu muko nimba ari umuntu avuga ko ari umugore, niba navuga ko ari igice, gusa numva abantu benshi bavuga ko ari umutinganyi, nanjye nkomereza muri uwo mujyo. Ariko nyine bitewe na karakteri nanone ngewe zirabingaragariza, ni nazo zimpa uburenganzira bwo kuvuga ngo Jihad ari umutinganyi. Kandi wenda nawe nta nubwo anabyihakanira, kuko no ku munsi yafatiyeho iyo video uyu munsi yamugaragaje yuko ari umusazi nyamusazi ubura ibyangombwa gusa. Ni ukuri kw'Imana, reka mbabwize ukuri, umusazi wese wageze kuri level yo gukuramo imyenda, ibyangombwa barabimuhereza ndetse agatangira n'imiti le même jour. Ndagira ngo nongere ntabazi inshuti, abavandimwe, uyu Jihad yagiye atugaragariza ibimenyetso byinshi, yemwe anagaragaza ikimenyetso cya nyuma na nyuma, icyo bita simusiga, ubwo yakuragamo imyenda. Uko uzumve wenda nk'uca ku muhanda cyangwa se wenda si binasaba kuba unakuze, ariko iyo wageze kuri level yo kwiyambura imyenda bagukeka akantu k'uburwayi bwo mu mutwe, bahita bavuga ati yo byararangiye yaraturu. Reka twumve icyo Sikovia avuga kuri Gasuku, niturangiza twumve amwe mu magambo asebetse y'umuntu w'umugabo atakumva. Nurangiza uze kwibuka ukane subscribe hano kuri MJ Line Challenge. Reka dufate amwe mu magambo ameze nk'aho asebetse uyu Gasuku atakagombye kubavuga nk'umuntu w'umugabo rwose pe. Nurangiza uze kugaruka muri comment ugire icyo ubivugaho. Ndagira ngo ubwire ngo iyi iracyari MJ Line Challenge. Ntabwo ari umunyamakuru, umuntu umeze nka Gasuku ntabwo ari umunyamakuru, ariko ibyo akora rubanda rurabikonsoma. Uzi icyaba cyiza, nihasohoke polisi ituma tumuterura tukamukura aho yibwira ko ari ikigenge, tukamutekamo hano. Uwo munyamakuru ni amahitamo, nk'uko ushobora no kujya ku mbuga nkoranyambaga, ariko nihaze na polisi ifata n'abariya bandi bazanye. Rega nubwo aba bantu banze urugero kuri uyu mugabo Gasuku, kubera ko aribo abantu bakoraho comment ari benshi, inzego zose, abantu bose bakavuga, ariko uriya muntu si umunyamakuru, ariko ibyo atanga abaturage babikonsoma nk'amakuru. Gaca gashino kanyoko gatumba urunero. Umva Muhima gasundi kanyoko. Umva Muhima gasundi kanyoko. Muhima gituba cyanyoko. Gace nyoko rugongo n'umunanirwa umuco umushino. Umva nkubwire. Baburetse gato nkubwire. Muhima. Buretse ariko so wabanze kanyoko gasundi kanyoko. Wabanje kanyoko nakubwire. Umva nkubwire. Umva manza nkubwire.
buretse ibi bintu mbabarira unabibanza imbere. Umunsi wa mbere nakuriye ingofero witwa Jihadi ni umunsi yaje akemeza agashimangira neza ubwo avuga ko uwitwa Ingabire Victoire ngo ari umubyeyi. Nahise nkubitwa n'inkuba ndavuga ndagaswera mama. Uyu Jihadi si umuntu. Uyu Jihadi si umuntu wo kuba mu bandi bantu. Ariko namwe mumbabarire mwumvire mwumve nk'iki kintu. Ibaza umuntu ushobora kugenda hari akajya ku gasozi akavuga Ingabire Victoire akamuvuga imyato akanagaragaza ngo uburyo ari umubyeyi akanagaragaza ngo uburyo ngo Victoire Ingabire ngahohoterwa. Urumva ngo ari umuntu guys. Oya mujye mumbabarira namwe mukoresha analize na logique mufite muri mwebwe. Mubwire ngo uyu Jihadi ngo nuwo guhabwa intebe akavuga ubusa. Ingabire Victoire shano uburyo atifuriza u Rwanda neza. Nahise mvuga guhera uwo munsi ndavuga ni kugeza ngiye mu butaka. Uyu Jihadi ndamutinye ni igiharamagara. Niko Jihad koko izina ry'Imana yewe nongere mbisubiremo. Ariko gasudaze ngo turebe ko ubishoboye. Wowe nagutinya pe. Ariko gasudaze ngo turebe ko ubishoboye. Oya uba mubwiza ukuri. Wowe nabwo arukuriza ko nkabona umusuni wa isimbi mo hagati ni pink neza neza. Ese bagiye agiye kuza rero nawe ukwereka. Shuti mwe nyine yaka episode kamura bahanga. Uriya mugabo ndamwanga n'indangiye. Tugiye kongera kuvuga. Niwongera kumvugira ku mushuti. Nyibwirire. Shuti mwe yaka episode kamura bahanga. Uzari dubiburinge biri kuri Google all the information. What information batanga ni scam. Amafaranga bavuga ntagabo. Bavuga ngahe? Bavuga ko ari asuku umba utangiye kumbabariza inshuti. Ajya kumbabariza inshuti. Mubaza kumbaza ibiciro byo ndabimusobanurira 40 kuri sini. Kuri sini. Nimba episode nimba isezo simbizi. So rero ama studio yishe bitandukanye biterwa na uravuga ngo ubona ngo imihini hari abakobwa nabo bafata ebyiri imwe umwe arya mwobona iki umwe mu mwenge w'imbere urawe inyuma daba byita double digits niko none se we kamubaza murabanza mugakora n'imyitozo nyine yo kugira ngo baspeaking ibyo bintu ya abakobwa bakora hano barabanza bagatraininga bitewe wenda na size ya DJ kuhingana kuko ntago ajya gufata umuntu nka Jason wabonye kare kuko urafite ikintu bita umuhinini ni size y'iri cupa urabona ese koko abari nyayo cyangwa abari fake hari abana bafite umugisha mani bafite genetic buriya rero ukuntu ababyeyi nk'ababyeyi baba barabyaye umuntu nk'agasuku sinzi ukuntu baba bameze ariko hari ababyeyi baha abana babo genetike zimeze neza ku buryo umwana avuka ari ikintu bita go bibi ni talent sheri ni talent ni mu ariko se ko mukomeza muvuga igitsina cya gasuku hari uwakirebye ko ariko burusha no kuri susuzu ushakura umuntu ukaba wagereranya n'amagambo